Maze kubona autorité ituruka kuri position officielle, twabonye ubutware buturuka ku rwego umuntu arimo, twabonye ko hariho risque yo kujya mu byo autorité itagenewe. Twabonye ingero nyinshi muri Bibiliya aho bari abanditsi n'abafarisayo bakoresheje autorité yabo mu buryo butari bwo. Cyane twabonye ko iyo autorité itava ku Mana niki kiranga pression. Gagura kuri pression yuko natumvira aza kuba exclusion, kumwirukana muri sinagoge. Twabonye ko ari muri indi niki menace, gukangisha. Amen. Iyi twabonye ko accusation, gushinja. Yesu bamuteze imitego myinshi ngo bamushinje. None turareba rero autorité iva ku Mana. Yesu autorité cyangwa ubutware bwe yabukuye kuri data ku Mana. Luka 4:14. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Amen. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Yesu yambaye imbaraga z'umwuka. Amen. Atangira kuvuga ubutumwa, akiza abarwayi, abohora abo bose Satani yatwaje igitugu. Turabona ko Yesu mbere yuko atangira umurimo we, turamubona ajya kuri Yorodani, aho Yohana umubatiza yabatizaga. Hanyuma nawe arabatizwa. Amaze kubatizwa, umwuka yaramumanukiraho asa n'inuma. Hanyuma umwuka wera amuyobora mu butayu, amarayo iminsi 40 yiyiriza. Hanyuma maze iyo minsi 40 yiyiriza, Satani amugerageza. Satani araneshwa. Umwami Yesu ava mu butayu ngo yambaye imbaraga z'umwuka. Aho niyo yatangiye rero umurimo we. Muhita mubona rero ni hehe akomoza iriya autorité ye. Autorité ye ayikomoza ku Mana Data binyuze mu mwuka wera. Ntabwo autorité ya Yesu ari position officielle yari afite, kuko mu sinagoge nta mwanya yari afite. Dans les milieux religieux juifs, mu ruhando rw'abayuda ntabwo yigeze agira umwanya n'umwe muri structure y'abayuda. Nuvuga ngo autorité ya Yesu yaturutse kuri data. Tuza kubona rero uburyo iyo autorité ya Yesu yabaye exercer, ukuntu yakoze, kugira ngo noneho tuyikompare n'abariya banditsi n'abafarisayo. Amen. Cyane turabona ko Yesu ubutware bwe yabukoresheje agira neza. Ntabwo yabukoresheje akanga. Ntabwo yabukoresheje agira pressure ku bantu. Ntabwo yabukoresheje ashinja. Yabukoresheje mu gutabara. Yabikoresheje mu kuzamura abanyantege nke. Icyo mugiye kimenya, autorité ya nyayo turaza kubona ikiranga, ariko turabona Yesu ukuntu yakoresheje autorité y'umwuka wera data yamuhaye. Ntabwo yigeze ayikoresha muri bwa buryo bw'abafarisayo, kubera ko Yesu we yarazi autorité ye ko nta wayimwaka. Bari abafarisayo barafite ubwoba, kubera ko bo bicaye mu ntebe ya Mose, none ikintu cyose cyatuma iyo ntebe yawe ihungabana bakwikirwanya. Yesu yaravuze ngo ndazi uwo ndiwe, ndazi aho navuye, ndazi naho njya. Iyo bibazo rero niyo bituma rero abantu badashobora gutekana, kubera yuko identité yabo ibishingiye ku bintu bitari byo. Nibyo twise les fausses sources d'identité. Ni kuvuga ngo Yesu ntabwo nta kimwe cyari kumuhungabanya, uko yarazi wari we, yarazi aho yavuye, yarazi naho ajya. Muri buka mbere ko amufata muri rya joro yabwiye abigishwa be gute? Ngo muri iri joro ngo mwese muraza kunta, ko mwanditswe ngo nzakubita umushumba nyuma intama Satani. Ngo ariko ntago ndi jyenyine, ngo data ari kumwe nanjye. Amen.
niho hari sécurité. Ni ukuvuga ngo autorité iva ku Mana itanga sécurité. Ntabwo umuntu arinda kuyidefanda, kuko ntabwo ari abantu bayiguhaye, si nawe wayihaye ngo noneho ubashe kwitakaza. Rero autorité iva ku Mana twabonye ko iyo autorité igira neza, irazamura abanyantege nke, irubaka, ntabwo isenya abantu, irabubaka. Abanyantege nke ntabwo ibarangiza, ahubwo irabubaka ikabazamura. Amen. Donc l'autorité spirituelle qui émane de Dieu, autorité cyangwa ubutware buturuka ku Mana, elle est exercée pour édifier. Il édifie abantu, irubaka abantu. Elle relève les faibles, irazamura abanyantege nke. Amen. Hanyuma kuriho arayexersa, kuriho iramukoreramo, amen, imuha sécurité. Ntabwo avuga ngo kana karayintwara reka muikize. Ibyo bikora muri autorité officielle. Turebe ko Paul yavuze kuri autorité ye. Nete mukondo dusomere Abakorinto 2:13-8. kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanira. Amen. Tumaze gusoma yuko car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Paul avuga ngo igihe cyose ukuri ariko kuri ishingiro ry'ubutware bwacu, amen, icyo gihe autorité iba exercée ku neza yatangiwe. Nuvuga ngo autorité y'Imana niyo kwapuya ukuri, niyo gutuma ukuri kujya imbere, ntabwo ari ibyifuzo by'umuntu. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Paul aravuga ngo izi mbaraga mu tubonana ni ukubera ko ziri au service y'ukuri. Amen. Ntabwo ziri au service ya intérêt personnel. Impamvu dufite imbaraga z'Imana zidukoreramo ni ukubera yuko ziri zakorera ukuri. Nimba turamuze tuzikoresheje mu bindi ntibyakunda, tuhita tuzitakaza. Ibyo murabyumva? Autorité y'ukuri rero, autorité spirituelle iva ku Mana, iba ikorera ukuri. Nubwo inyungu zawe zagira ikibazo, ariko ukuri kujya imbere. Iyo ni autorité y'Imana. Amen. Ni autorité y'Imana. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité pour la vérité. Abakorinto 2:18. Paul arakomeza kuvuga, aravuga autorité ye. kuko nubwo nkabya kwirata ubutware bwacu umwami wacu yaduhereye kugira ngo tubake tutabasenya. Amen. Amen. Murumva? Ubutware babuherewe gusenya, babuherewe kubaka abantu, kubaka itorero. Ntabwo Imana itanga autorité spirituelle, ntabwo itanga ubutware mu ntego yo gusenya, ahubwo itanga ubutware kugira ngo ibyayo byubakwe, ubwami bw'Imana bwubakwe mu bantu. Wayumvise? Hano turareba autorité iva ku Mana, ukuntu itandukanye na autorité officielle, uheshwa na position officielle ufite. Imana ishimwe. Mu buryo Yesu mu kwegeza autorité ye na le peuple, abantu bwabo, hari amagambo bavuze. Amen. Ariya muri Matayo 7:29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Amen. Kubera iki abantu bavuze gutyo? Nuvuga ngo abanditsi ari uko bababonaga. None haje umwami Yesu n'abanditsi barigishaga, ariko Yesu imyigishirize ye bavuze ngo yigisha nk'ufite ubutware ntamere nk'abanditsi. Kubera ko autorité spirituelle ya Yesu yari légitime, yari autorité authentique. Umwuka wera yari kuri we. Amen. Niyo mpamvu le peuple, abantu batandukanije autorité ya Yesu niyo bariya banditsi n'abafarisayo. Amen.
amen. Autorité tumaze kumva ibereho kubaka sugu gusenya, na nibyo Bibiliya ivuga kuri Yesu ngo yazazira. Mwumve Yesaya 42:3, dore ibizaranga autorité ya Yesu. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Amen. Amen. Ese murabyumva? Ngo urubingo ruvunitse azagabutse. Ngo urubingo rusadutse bivuga iki? Ngo il n'éteindra pas ngo le lumignon qui fume encore, la mèche. Urumuri ugiye gute? Rucumba ntazaruzimya. Murabona urubingo rusadutse ruri fragile, ubwabyo deja ruri mu nzira yo gucika. We ntazaza rero ngo ahite arurangiza. Hanyuma hariya urumuri rucumba ruri hafi kuzima, ahubwo ntabwo azana ngo azime, ahubwo azatuma rwaka cyane. Ibyo ni imvugo y'Umwuka Wera, ibyo twita metaphore. Aravuga ngo umwami naza, amen, azaza noneho abanyantege nke abakomeza, amen. Ntabwo azaza les fragiles ngo bafragilize davantage. Urabona ibi niyo bitandukanye n'isi uko imeze. Tuvuge abakozi b'ikigo runaka, sibyo? Ba nyiri ikigo wenda babonye umushoramari ashobora kuhagurira ikigo amafaranga menshi cyane bakunguka, sibyo? Kandi mu bakozi agashara kabo niko kababeshejeho, sibyo? Igihe bazajya gufata icyemezo cyo kugurisha ntibazita kumenya kwibaza ngo ese bariya ko bafite imiryango baraba bande. Muri bo hari abantu bari hafi kugera mu zabukuru, sur le marché du travail, muri job market, mu kazi ntago bagishoboye kubera ko imbaraga zose bari bazihaye iyo entreprise, none dore barayigurishije. Ibyo raba muzabura inahe hose, ugasanga abantu baraho bihebye. Nuvuga ngo rero mu isi iyo autorité yabo bantu, rwa rubingo rusadutse baruvunye, wabibise. Hanyuma urumuri rucumba baje ngo iyo ni autorité y'isi. Ariko autorité y'Imana ngo ntabwo azigera avuna urubingo rusadutse, ahubwo azaza arwunga rukomeze. Imana yabwe icyubahiro. Ntabwo umuntu azaza mu itorero yakubititse mu isi kandi aje kugira ngo Imana imutabare hanyuma noneho tumusonge. Urabyumva? Kuko bibaho. Ahubwo tukwiye kumenya ngo l'autorité spirituelle y'ukuri ntabwo ivuna urubingo deja rwavunitse, ntabwo izimya bavuze ko ari urumuri rucumba umwotsi ruri hafi kuzima fete, sibyo? Mu gifaransa ngo un lumignon qui fume encore. Nuvuga ngo ahubwo n'imbaraga peteroli rubuze bashiraho kugira ngo rwake. Nuvuga ngo ntabwo vulnerabilité y'abantu, intege z'abantu mu Mana ntabwo dushinzwe none kuzirangiza, ahubwo ziriya ntege nke tukwiye muri Kristo kubaha ijambo, amen, ribazamura, haleluya, n'ibindi bishobora gukoreka kugira ngo bakomere, bakomere bafronte satani n'ibibazo yasutse mu isi. Wabivuze? Iyo ni ministeri ya Yesu. Ubu ni Yesaya yabivuze imyaka hafi 700 na Yesu ataraza. Twumve amaze kuza ise appliquer iryo jambo. Amen. Nuvuga ngo niwe ryavugaga. Ese ibi bintu nta kintu bikwereka kuri Yesu? Yesu ntabwo yifuza ko uguma uri rubingo rwasadutse. Wabibise? Kuko ngo ntabwo azigera. Voilà, Matthieu 12:20. Alors
ubuhanuzi bwa Yesaya busohoye kuri Yesu. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Amen. Amen. Twasomye ko Yesaya yari yavuze. None umwami Yesu bimuvuzweho. Kugira ngo ubimenye hano urebe aho nyine Matayo 12 umurongo wa 9 hanyuma urebe ko ari we bivugwaho ugeze ku murongo wa 21. Mukurikire. Hano turabona mpamvu ubuhanuzi bwa Yesaya bubayikuriye kuri Kristo. Avayo ajya mu isinagogi yabo asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati, ninde muri mwe waba ufite intama imwe ikagwa mu rwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Umuntu ntaruta intama cyane. Mukurikire. Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Yesu abimenya arahava. Babone uko bazamwica. Kubera iki se? Bahungabanye. Kuko autorité yabo ntabwo ari legitime. Bayiheshwa na position officielle. Menace de mort. Yesu abimenya arahava, abantu benshi bajyana nawe abakiza bose. Arabahana ngo batamwamamaza, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo bya bindi badusomeye. Dore umugaragu wanjye nkunda natoranyije, umutima wanjye ukamwishimira. Nzamushyiramo umwuka wanjye, azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, ndetse no mu nzira ntawuzumva ijwi rye. Urubingo rusadutse mwabyumvise? Ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, kugeza ubwo azaneshesha gukiranuka kwe, kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Amen. Amen. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Mwumvise? Iyo niyo autorité y'ukuri. Ubwo nibwo butware bw'Imana. Abafarisayo bitwaza amategeko kugira ngo rwa rubingo rusadutse baruvune, rwa rumuri rucumba baruzimye. Dore barabona umuntu afite ubumuga. Yesu Kristo aramubwira ati, ikore uburi bwawe witahire. Abafarisayo baramubona ngo ururagenda ku isabato wikoreye ibintu. Ntibananezerewe ko noneho yabaye muzima. Azagirira na societe akamaro. Ndetse niyo sinagoge yayo nayo azagira akamaro, kuko noneho wabaye muzima. Wayumvise? Ahubwo ngo ndakubwira unibiki ngo wambwiye ngo nikore uburi bwanjye niyo sibyo. Ninde wakubwiye ngo wikorere ku isabato? Ni Yesu. Ni mwibaze abo bafarisayo, mwibaze na Yesu. Mwe mumva bameze bate abafarisayo? Mwafata bute? Sabato se irusha ubuzima bw'umuntu? Ibyo nibyo Yesu rero ababwira. Ngo se ni bibi gukora ikiza ku isabato? Bona rero iri autorité ituruka kuri position officielle ikora ikibi gusa, nta kizikora. Nibyo rero bavuga ngo Yesu ntabwo azaza ngo avune urubingo rwasadutse. Ntabwo azaza ngo azimye urumuri rucumba. Urubingo rusadutse, urumuri rucumba, n'abantu vulnerable. N'abantu b'intege nke, haba mu mibiri haba mu mikoro. Wabibise? Haba no muri societe. Ntabwo azaza noneho abaca intege n'agateka gasigaye abwira abakene ati, ahubwo mwibwe byatangiye kurangira muri isi, ahubwo mwiteke noneho umuri utazima. Ntabwo ari ibyo. Ministeri rero iri muri autorité ya Kristo irangwa n'icyo. Ikomeza abanyantege nke, ntabwo ibarangiza. Amen. Ubwo rero nusoma ubuhanuzi bwa Yesaya uzamenya ibyo ari byo. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, urumuri rucumba ntazaruzimya.
C'est ça la vraie autorité. Amen. Yaranze umwami Yesu Kristo. Okay, kadukomeze. Tugeze rero muri cya kibazo cya mama yabajije hano. Sibyo? Les limites de l'autorité. Turashaka kwiga rero ese autorité ubutware bugarukira he? Les limites de l'autorité. Twabonye ko autorité illimitée uyifite n'umwe ni Imana. Les limites de l'autorité. Sibyo? Point ya mbere kugira ngo umenye ko autorité wahawe cyangwa ubutware wahawe umenye ese buravahe buragarukira he, ari ikintu byita manda. Le mandat. Mandaté. Twarabyize hano muri za contrat. Amen. Ariyo mandat général. Umuntu agwa uburenganzira muri byo byose. Ariyo mandat spécifique. Je mfite amazu 10 ngira ngende zamara igihe kirekire imyaka 10 ndi hanze, wowe ngo wayiri yanzu ya Kimironko uzaje uyijera wishuza abapangaye n'ikiri bikisibyo. Ariko nago naguhaye inyamirambo. Sinaguhaye niya hariya kicukije kibaga. Nuvuga ngo iyo ni mandat spécifique. Niyo mpamvu rero twababwiye ngo mu bwami bw'Imana mu mihamagaro mu mavuta ari ibintu bitatu twavuze ikintu kimwe ariko tuyusana mu magambo atatu, harimo calibre, sibyo? Twavuze calibre, twavuze pointure, twavuze gabarit. Wayumvise? Nuvuga ngo twese hano dufite inkweto zitangana, kuko ntabwo dufite ibirenge bingana. Izo ni pointure zitangana. Amen. Twese hano dufite amatelefone benshi hano, bamwe ni binini abandi ni duto abandi ni moyenne, sibyo? Izo ni gabarit. Imbunda ari ntoya, hari nini, iyo ni calibre. Calibre. Wayumvise? No mu bwami bw'Imana niko bimeze. Abakozi b'Imana b'ukuri bose nibangana. Turaza kubyumva. N'abakristo bose nibangana. Imbere y'Imana turangana. Ariko mu byerekeye ubuzima bwo mu mwuka n'umuhamagaro ntago tungana. Wabyumvise? Ubibonera hese? Ubibonera muri wa mugani wa mataranto. Bose yabahaye angana. Katuwasome. Voilà. Matayo 14 tugere kuri 30. Vuba. Amatsoba tuzafata kapozi. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, aha umwe itaranto 5, undi amuha 2. Kurikira bose n'abagaragu be, ari uwakunda ari uyanga, bose nicyo kimwe. Natwe abakristo bose muri Kristo ntabwo umwami arobanura. Twese aradukunda cyo kimwe. Ariko mu byerekeye rero umurimo w'ubwami, sibyo? Bamwe araza kubaha ibyabo, abandi agabaha ibyabo, turaza kumva impamvu. Bambere yabahaye taranto, wambere yabahaye taranto 5. Undi amuha 2. Undi 2. Undi amuha 1 uko umuntu ashoboye. Okay, nimushaka mugumiza abandi tumaze kwasoma inshuro nyinshi. Niri jambo shaka musurinya. Chacun selon sa capacité. Umuntu wese uko ashoboye. Rero ntago twese dufite capacité imwe. Babyumvise? Rero Imana iduhamagaye gukizwa, twese turakizwa cyo kimwe. Kubijyanye n'agakiza, umuntu wese icyo asabwa n'icyo undi asabwa. Mugende mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mariko 16:15. Mugende mubwira ibyaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera kabatizwa ruzakizwa. Umvise robanura? Oya. Bayumvise? Aha. Nuvuga ngo umuntu wese wizeye akwiye kubatizwa. Nta exception. Sibyo? Aha. Umwuka wera araje ku munsi wa Pentecote. Petero avuze iki? Ngo iri sezerano ry'umwuka wera ni iryanyu n'abana banyu nabo umwami Imana izahamagara hose. Wumva harobanuye? Nuvuga ngo kwizera, kubatizwa mu mazi menshi no kubatizwa mu mwuka wera nta kurobanura. Mwanyumvise? Aha. Abakorinto wa mbere 12 kuguza ku murongo wa mbere kuza ku 11 ni impano z'umwuka wera. 11 aravuga ngo
Mwuka agatanga aho buri muntu wese uko we ashaka. Aho rero hatangiye rero icyo bita discrimination positive. Ni imvugo ikoreshwa muri politiki. Nuvuga ngo Imana itangiye kurobanura ariko mu buryo bwiza. Kubera iki? Kubera yuko izi capacity ya buri muntu wese. Wenda wowe nibaguha impano y'ibitangaza uzayitugwa. Kuzatangira rero kuyikoresha ngo ubone indamu. Nibaguha impano yo kwizera gukora ibitangaza. Murangurikira. Egere parabole de talent. Uriya mugani w'amatalento. Abakize nkora nagora bimenye. Abakristo n'abandi bakozi b'Imana. Nibaguha impano yo kwizera guhamagara igihe umuka kuri wo uhamagara ibintu byose bikaba. Ndakubwiza ukuri. Bananiya n'abasafira bazahagwa. Ntabwo ari byose. Cyangwa ntabwo mufite icyo mvuga. Imana igwaye impano. Twari bavuze hano ngo Eliya ni gros calibre. Eliya ni grosse pointure. Sibyo? Ni gabarit nini. Bamwita prophète de feu. Umuhanuzi w'umuriro. Jakoze. Yahamagaye umuriro gusa gicaniro. Nawe uhamagaye ugatwika abantu. Ntibyabaye se? Ni rimwe se? Tubisomeze. Nuvuga ngo nibaguha impano ya Eliya kandi wowe capacité yawe ni ntoya yo kujera iyo mana ukofura wese umuriro kandi birakoraka uzamara abantu. Voilà. Kuko Imana ntabwo izavuga ngo ntibikoreke. Niyo mpamvu ivuga ngo Imana ntago yicuza impano zayo n'umuhamagaro. Uzahamagara umuriro no kumugura wawe n'abana. Kuko wasanze televiziyo bayimenye. Kandi umuriro ubatwike. Iyo niyo responsabilité ikomeye cyane. Niyo mpamvu par exemple iyo isi iraderapa nk'ubu intambara zo muri Ukraine zirafata intera, bumva basigaye bakoresha za drone zikomeye cyane, batangiye gutera none en direct Moscou bayibombarda, urumva hanyuma rero les philosophes bahita bipoza question, où sont les grandes consciences? Bavuga les grandes consciences. Nivuga ngo ici que les grandes consciences. Abantu bashira mu gaciro. Kuko abo bantu les grandes consciences power bafite ntago bayikoresha mu gukora nabi. Baramezura. Babibise. Uriya wabaye ku isonga mu gukora bombe atomique ziriya zasenye Nagasaki na Hiroshima. Mu nyuma yaje guhindura imvugo abonye ibyabaye. Niwe yatanze order bayikoresha. Apana president. Ndavuga bari ba scientifique. Bamaze kugira yese bati okay. Ni muyijugunye mugere muyikoresha. Yaje kwihana mutima. Avuga ati ibyo twavumbuye twagize gute bihagarariraho. Ntihagire indi generation izahura n'akagangaga. Nivuga yabonye power, nuclear power. Icyo yakoze. Nizi mpano rero ni nuclear power. Ntabwo Imana rero ipfa kuzitanga gutyo. Wabibise. Irabizi wowe Celestin ninguha nkakuza muri calibre ya Eliya uzakora amadega. Ntabyo izaguha. Nubwo wakwita ku rutare ntizabiguha. Ayumvise? Ese yumva. Umubatizo w'umukabiriza uguha. Kuko ni rusange. Izaguha taranto ijyanye na capacité yawe. Kuko iratuzi kurusha uko tuyizi. Voilà. Mwabyumvisaho? Ndio ndabasobanurira yuko imihamagaro n'impano. Amen. Kw'Imana niyo iri souverain. N'Imana yitamo umamagaro wayo n'impano zayo. Ntabwo ari umuntu ahitamo ngo je umpamagare kuba intumwa, umpamagare kuba umuhanuzi. Ntabwo ari ubitamo. Niyo ibitamo. Ntabwo ari ubitamo none impano nk'iza Eliya. N'Imana ibikora. Kubeza aho murabyumva. Amen. Ibyerekeye manda sindabizaho. Na exercice du mandat. Ariko mubaze mu byumva ibyo. Nk'umuntu ari orgueil, nk'umuntu w'umwirasi. Hari ibyo Imana idashobora kumuha. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Iriya parabole de talent, iriya iwa mugani w'amataranto urimo
ubwira bukomeye ngo abakozi be arabahamagara bose arabakunda na bose n'abakozi be ngo umwe amuha 5 taranto 5 undi amuha 2 undi amuha 1 ngo kubera iki umuntu wese koma chacun selon sa capacité irimo ibintu byinshi uriya ni muha yo na Eliya abantu baragatora uriya ni muha yo na Petero bananiya na Safira nta numwe azasigara none tukaguma turaho Imana ikaduha sibyo ikaduha imbaraga zidashobora gukora amadega hanyuma mugasiga mweza kwese kubera iki bitakikoreka abo aratuzi ubwe muti mwenyewe aratuzi tugende dufate iminota 10 dusenge iki dusenge Imana ipirifiye imitima yacu wabibise ati Imana ni wowe unzi ume ibijyanye n'ukunzi n'ubushobozi amen niyo mpamvu c'est très important kujya imbere y'Imana ukayiba Imana ni wowe unzi nshobora kuba nsaba ibintu bitakunezeza kubera amarari d'être grand d'être puissant de prouver attention ese iyi mpano uyisabiye iki uyikoze iki bigende gute mbere y'uko dusaba Imana ibyo mu mwuka tukwiye kumeza kumenya imitima yacu isunitswe n'iki urashaka izi mpano igende gute murabyumva hariho parole de sagesse hariho ijambo ry'ubwenge iyo ni impano hariho parole de connaissance amen ijambo rihishura ibintu ubwenge budashobora kukubwira ku buzima bw'abantu no ku bintu 3 hariho don de foi kwizera nka kuriya kwa Eliya icyo ashaka gakoreka ngo umuntu w'Imana ngo nimba ndi umuntu w'Imana mu rumanuko bagutwike 50 bagakongoka bagashya bagakongoka Ahabu arategereje abo yatumye ngo afate Eliya arababuze yongera yatumye kandi 50 nabo baragiye bamusanze aho yicaye ngo umuntu w'Imana akibwa gutyo nimba ndi umuntu w'Imana umuntu umanuke ubatwike nabo barakongotse murabyumva ndashaka kubaza ni Imana bamubwiye ngo batwike no Imana iguhaye don tu es responsable kwikoresha neza cyangwa nabi ibyo mukiye kubimenya ntabwo ari Imana bamubwiye ngo Eliya batwike rero Ananiya na Safira baraje kubeshya ba Petero ngo yasambu ngo niko bayigurishije kandi atari ibyo ikiguzi kimwe iri parti bayishe baraje imbere ya Petero ngo aya niyo mafaranga ngurishije yasambu ngo ikiri yanyu hari kibazo ariko kuvaho mwavuze ngo muyihaye Imana ntabwo ari umuntu mwashutse mubeshe umuka wera ako kanya Ananiya ahise apfa mugize mumva Imana imbwira ngo Petero mwice none to il est responsable wa mugore nawe araje n'amahotaro ye Petero ari hano Safira agezera kwigeze Petero arumva kacu n'isakoshi y'umuhondo ati burero intumwa zaza kubona ko ari twebwe bakristo beza bazajya baduha intebe ya mbere mwanyumvise uti buriya nane mon chéri buriya ndasanga babuti kuva none iyi niyo ntebe yawe nawe umugabo bavuye kumushingura hari atunga hariya n'uduhotaro twene kiyoze kwaci yuva klima y'abayindi nta byishimo ntabwo bishimiye se yaturo twazanye arazare ageze imbere ya Petero ati madame mwagurishije angahe ati rwose barumvikanye ibyo babeshe bose ni 5,000,000 kandi bagurishije 1,000,000 ni 1,000,000 ntabwo ari umuntu mwabeshe Petero rero ndumva ibirenge by'abari abasore aho bavuye gushira umugabo wawe nibagera hano barakujyana nawe babasore baraje n'amapiki n'ibiki byose bageze hariya aho kanya umugore ahita apfa Petero ati mumujyane bajya kumushingura nawe nashaka kubabaza murasoma aho Imana imubwiye ngo Petero bice Imana igwa impano gaziriye
Dieu prend le risque yo kukwizera. Imana ifata risque yo kukwizera, nukoresha nabi uzahanwa nka Balamu. Eliya yakoresheje nabi. Soma ko yavuze ngo Eternel, ngo j'ai déployé mon zèle pour toi. Kuko igihugu cyari cyagomeye Imana. Uvuga ngo inkota y'Uwiteka yari irazenguruka mu kirere cya Isirayeli. Wabivuze difference? Iriya ni zere y'Imana. Ngo uzahunga inkota ya Yehu, ngo Yazayeli izamurye. Uzahunga Yazayeli, iya Elisha izamurye. Ni mubase? Ntabwo turamenya ibyo turimo. Ntabwo turamenya ibyo turimo. Wabivuze? Attention. Tugende dufate iminota 10. Ubaze Imana mu mutima wawe. Birashoboka ko muri mwebwe arabajya basengera impano. Ubaze Imana umutima wanjye usunikwa niki? Hanyuma usaba Imana kubabarire ama intention ashobora kuba ari mabi derrière ibyo usengera, kugira ngo Imana ikurememo iyo Dawidi yavuze un esprit bien disposé, un cœur pur. Umutima wejejwe n'umwuka udahengame buri cyangwa ibumoso, umuka wifuza gusa iby'Imana yifuza, iby'Imana ishaka. Amen. Mwabyumvise ibyo? Donc les dons ni ikintu cyo kwitondera. Na niyo mpamvu ubona Imana ntizitanga bene izo facilement, kubera ko abantu bashobora gupfa. Reka ndangize kuri ibi. Muri Amerika hariho umukozi w'Imana umwe, yari umukozi w'Imana ukijijwe ariko umuyahudi. Ni nka ba Paulo. Mvuga ngo ni umunyamerika w'umuyahudi ariko umukristo. Imana rero imuha impano iteye ubwoba. Iyo mpano ni iyi. Imana yamubwiye ngo fata ihembe. Rya hembe shofa. Ihembe isekurume yihe? Y'intama. Ihembe rya bélier. Sibyo? Unajya bouquet ni sekurume y'ihene. Bélier ni sekurume y'intama. Aho ni wakoragamo rya hembe. Mose avuga. Baraje bavuga zakura ngo bahuza ubwoko bwa Isirayeli, sibyo? Noneho avuga ati genda ukore shofa ihembe, sibyo? Ntiyari ari muri Bibiliya, kuko yari umuntu Imana yabonye ko afite maturité kandi capacité ye izajera iyo mpano. Arayikora arangiza araza ayereka Uwiteka. Igihe niga mu Bufaransa muri 1993, iryo hembe ryari rigikora, ariko hageze aho haba ibikurikira. Muri 93 yari rigikora. Ambwa ati kubera ibikorerwa mu matorero ya kino gihe aha muri Amerika, itorero nzajya ngutumamo uzajya uhagarara mu materaniro yawo nkari uvuze ihembe, hanyuma ndimbura abanyabyaha. Kandi turi mu gihe cy'ubuntu. Na leta yaracyanganyukiwe kuko baratinya kumwegera ntavuze ihembe. FBI yaratinya kumwegera ntavuze ihembe. Uko bene uriya nubwo warasa ntago bimufata. Yabikoze mu itorero rimwe gusa. Imana itimubwira ati reka rero, ati nandi azamenya ko ibyo barakinisha ntago bikinishwa. Voilà. Ariko départ mission ye yari kuzavuga avuza aho Imana imutumye. Ibyo rero ni ibintu bya muri 93 yarakivuza. Yavugije rimwe ibintu birakomera. Abantu bakubitwa hasi barapfa. Leta iravuga ati yewe n'umukozi w'Imana. Yesi ndumurozi. Ati Imana soma Bibiliya. Imana ambwiye ngo curi ihembe. Ati nshaka zane order muzu yanjye. Ati rero ntabwo ari jewe. Kubera ko rero guverinoma y'Abanyamerika nyine nubwo nyine bafite ibibazo byabo, ariko urumva ko ikintu cyitwa Bibiliya dimwe icyo gihe barubahaga cyane ko barebye dossier ye. Ntabwo ari umuntu afite problème mu mutwe, ntabwo afite un passé judiciaire ngo yarafunze iki, ntabwo ari umwicanyi. Donc umuntu afite nuze buhamya, kandi bari bamuzi ko ari umukozi w'Imana. Imana rimwe sigaho kuko babonye ko bibakirisha taribyo. Ariko se ubu byarakize hekada ko abantu barananiranye. Mwabyumvise? Ibyo rero no kubabwira ngo Anania na Safira byabaye musano rya kera cyangwa zarishe. Niwumva se
uyu munsi ari impamvu Imana itabikora. Twese twashira gusa Imana itegereje iki? Kuvuza impanda noneho ibisobanure, c'est tout. Na Imana ivuze ngo iragiye mu matorero yose yo kwisi, ahantu hose yitwa ngo hari itorero, ni imbarwa basigara. Rero Imana rero mu buntu bwayo yavuze ati reka impanda niza bisobanura. Babyumvise? Ariko iyo ministere yari ihari, babyita gute? Ni ministere ya jugement. Amen. Ministere ya jugement. Amen. Ririya hembe ryari rya jugement. Bamaze igihe bose bahinda imishitsi, amatorero yatinye gufungura. Bamaze igihe bari mu ruguma mu rugo. Reka tujye gusenga iminota 10.